ifite ifuhe, Imana ifite umubabaro kubera abashumba b'imizi. Ariko Imana ishimwe yaduhaye, dufite ubuyobozi bwiza. Imana isanga nyakubahwa, nushaka uri umupasitoro w'umudamu, nushaka uri umupasitoro w'umugabo, nushaka uri aho ibyo ari byo byose ugiye kubonana n'Imana. Ayo matiko, ayo mashyari ko kugambanira bene so, wa muhanuzi we ujya ku musozi mugiye kuzirika, murazirika amasezerano yanjye, urazirika amasezerano y'abariya ngo bitazasohora, ugiye kubonana n'Imana. Niyo mpamvu nawe uhora wizengurukaho, ushira agapira hasi ibyo bintu pastor wawe yakubwiye ngo niryo dini nitwe bishyire hasi. Tanga icya-10, tanga amaturo, kora umurimo w'Imana, ariko ufashe mwene so mubana muri iryo torero. Ariko mw'abakristo mwakangutse, nimukanguke, muhumuke, mukundane, mufashanye. Igihe kirageze ngo namwe mufashanye, kuko bakwigishije gutanga icya-10 n'amaturo gusa, ntibakwigisha gukunda uwo muntu mwicarana. Reka nkubaze, uwo muntu mwicarana, yo usaze umuntu ukunda waho mu rusengero wanyu, uramusuhuza, uramubwira ati Yesu ashimwe. Kubera iki? Urukundo rwabashizemo, kubera pastor banyu, kubera abashumba. Nta muntu nkwe mu idini yanatanga ruswa kugira ngo ahemukire pastor mugenzi we. Nushaka uri umupasitoro w'umudamu, nushaka uri umupasitoro w'umugabo, nushaka uri aho ibyo ari byo byose ugiye kubonana n'Imana. Ayo matiko, ayo mashyari ko kugambanira bene so, wa muhanuzi we ujya ku musozi mugiye kuzirika, murazirika amasezerano yanjye, urazirika amasezerano y'abariya ngo bitazasohora, ugiye kubonana n'Imana. Niyo mpamvu nawe uhora wizengurukaho. Imana ifite ifuhe, Imana ifite umubabaro kubera abashumba b'imizi. Ariko Imana ishimwe yaduhaye, dufite ubuyobozi bwiza. Imana isanga nyakubahwa umusaza wacu, Imana iramusanga, imuhiyerekwa, imuhishurirwa rikomeye. Agiye gufunga ahera ruhande ahera ruhande, n'abandi bikakazaga, n'abandi bavuga ngo nitwe nabo babageraho. Akubwo nta kintu wize, nta kintu wabonye. Niko wa mupastor, wa muhanuzi, nta kintu wabonye. Mushira agapira hasi, ibyo bintu pastor wawe yakubwiye ngo niryo dini nitwe bishyire hasi. Tanga icya-10, tanga amaturo, kora umurimo w'Imana, ariko ufashe mwene so mubana muri iryo torero. Birababajeho umukristo bamwirukana, umwana abura amakayi uhari, muri abantu murenga 100 ngo muri yego nimwubaka inzu y'Imana, mushireho ayo mapave, nugera ate mushireho amakaro, amadirishya muyagire neza, muyasige. Ariko mw'abakristo mwakangutse, nimukanguke, muhumuke, mukundane, mufashanye. Igihe kirageze ngo namwe mufashanye, kuko bakwigishije gutanga icya-10 n'amaturo gusa, ntibakwigisha gukunda uwo muntu mwicarana. Reka nkubaze, uwo muntu mwicarana, yo usaze umuntu ukunda waho mu rusengero wanyu, uramusuhuza, uramubwira ati Yesu ashimwe. Kubera iki? Urukundo rwabashizemo, kubera pastor banyu, kubera abashumba. Nta muntu nkwe mu idini, oya guma mu idini ryawe, ariko mukundane. Nukugera mu rusengero senga mwami Yesu ndagushimira ko magize amena, wirebera imbere gusa ku ruhimbi, nturareba uri iburyo bwawe, nturareba uri ibumoso bwawe. Mbere twasuzaga amateraniro, twagera hanze abantu bagasuhuzanya mudamukano w'Imana, bagahoberana Yesu ashimwe, amakuru y'imisi. Ariko nugusoza buri wese yiruka. Yego niyo si tugezemo, ariko si utahanye itangazo rivuga ngo hakenewe 500 byo kugura sima.
utarareba umuntu mumaranye igihe musengana muri iryo dini ubabajwe ngo umugure n'akawunga yirire. Mukanguke.